umubyeyi kujya akunda kutubwira akasafarinze iyo mvuga gusafaringa wayikuye inkomoko y'insigamigani ya safarinze. Rero mwabana mwe uyu mugani ngo ya safarinze bawukoresha iyo babonye umuntu ahuye n'ibyago by'amaharakubiri ariko nawe asa naho yabyishiriye, cyangwa se yabigizemo uruhare ngo bimubeho. wakomotse rero kuri safari w'Inyagatare, wadutse ahagana mu mpera y'umwaka wa za 2021 mwabana. ubwo safari rero yaratuye muri ako karere ka Nyagatare mu ntara y'uburasirazuba bwo mu Rwanda rwo hambere. muri iyo myaka u Rwanda rwari rugizwe n'intara imwe mwabana mwe hamwe n'umujyi wa Kigali. hakaba hari uturere wasangaga twiganjemo ubworozi bw'inka. hanyuma rero inka ryari itungo ryo mu rugo, rikaba n'ikimenyetso cy'ubukungu mwabana mwe mu Rwanda rwo hambere. bityo rero hakabaho umugabo witwaga Safari akagira amashyo y'inka. nuko rero umunsi umwe mwabana mwe ubwo yari aragiye inka n'umushumba we, haje kuza abagabo babiri harimo n'umwe wari ushinzwe umutekano mwabana mwe muri ako karere. muri icyo gihe bitwaga ba daso. undi akaba umuyobozi wo mu nzego z'ibanze z'icyo gihe. icyo gihe habagaho ba mudugudu na ba mutwara sibo, ubu ntibakibaho dore umuyobozi mutoya asigaye ari guverineri w'intara mwabana mwe. ubwo hagati aho ariko ntibyari bikimenyerewe ko inka ziragirwa hanze y'urwuri. ubwo rero mu rwego rwo kubuza aborozi kuragira inka hanze y'urwuri, bageze no kuri uwo Safari, maze ubwo uwo mudaso w'umusore yazanaga gahunda za confidence za fosite, bya bindi bya fosizi, ngo arashaka gukubita umusaza Safari. wabonaga ko anakuze rwose mu myaka hafi ya za 60. humvikanye ijwi rivugira kure ry'uwo mudaso bamutaye ku akatwika. amutaye ku akatwika, urufuzi rudakubuza. nuko rero uwo muyobozi mutabara abwira Safari ati daso n'uwo muyobozi birukanwa ku kazi kabo bahoroba ko ngo bakoresha imbaraga z'umurengera mwabana. kuba icyo gihe rero iyo umuntu abantu babonye umuntu wakubiswe n'uwo yakabaye akubita, yajya kurega akaba ari we unahanwa n'amategeko, abantu muvugiraho ngo yasafarinze. nicyo bita gusafaringa mwabana mwe. ndetse banabivugira ku muntu wese wiyemera ngo yashobora ibi na biriya, nyamara yagera ku gikorwa akanezwa ako kanya mwabana mwe ataranagerageza. nabwo bagira muvugiraho uwo muntu rero bati runaka yasafarinze. ngaya nguko aho insigamigani gusafaringa yaturutse mwabana mwe, nuko yageze mu Rwanda. ubundi rero gusafaringa ni ukwiyemera ko wabasha ikintu nyamara wagera imbere ugatsindwa utanagerageje. yewe ko mbona mbese mutangiye gusinzira mwabana mwe, bareka mujya kuryama tuzakomeza ikiganiro ejo. okay, ngaho mugende muryame, ejo tuzakomeza ikiganiro. sibyo mwabana mwe?